uko rero ugenda urushaho gusobanukira iby'umwuka niko ugenda ubona ko turi roho ntabwo turi umubiri. Iki gitabo nacyanditse muri 2020. Iyo umaze kubisobanukirwa rero ko turi roho tutari umubiri nibwo utangira kwinjira mu bubyutse neza. Noneho hari ikibazo naribaje ni kuki abahanuzi ba kera bahanuraga ibizaba bakabatubwira ibintu uko bizagenda ariko ntibamenye ibizababaho. Ibyo bintu rero ni ibintu bitangaje cyane iyo utangiye kwinjira mu buhanuzi ukumva ukuntu abo bahanuzi ba kera batubwiraga ibizaba mu myaka 80 yewe na 70 ariko ntibamenye ibizabaho. Narakiyoje iki kibazo ndibaza Imana irakomeye koko. Ni hahandi rero mu byahishuwe batubwira ko icyo gihe urupfu ruzabura. Hari igihe urupfu ruzabura rukavaho neza pepepe. Noneho rwa rupfu abantu bose batinyaga bakazana rushaka ntibarubone bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo abantu batinyaga urupfu bizagenda gute? Noneho ntabwo bazatinya urupfu ariko bizaba ari akaga gakomeye cyane kubera ko kwa gutinya urupfu kuzava noneho n'urupfu abantu bazarushaka barubure. Icyo gihe bizagenda gute? Niyo mpamvu rero ubuhanuzi ndakubwira bw'inkone ebyiri cyangwa se ubuhanuzi bw'imperuka byose bigomba kuzajya hamwe noneho kugira ngo bizasoze wa mugambi w'Uwiteka uje kugira ngo inyoko muntu ikirimo muntu noneho kibohoke ku mugaragaro ibintu byose birangire. Nakomeje kureba ahanzengurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi. Ni kuki turira kandi uwaturemye akitwitayeho? Nkuko mubizi rero inkuru ikomeje gucicikana cyane mu banyarwanda hirya no hino ni urupfu rwa Karasira Aimable. Gusa ngenda mumenye nka Professor Niga mumenye kuri ya ndirimbo cishwa ha mbere ntaho nari muzi. Uko abantu bivuga rero reka babwire ngo ntago byoroshye, ntibyoroshye kuba popular in an popular world, kubikimenya bose mu isi turimo uyu munsi. Gusa ngewe uko mbisobanura ntago ariko mbona abantu babisobanura hirya no hino cyane kubera ko bafata ibyo mu mwuka bakabisobanura mu mubiri. Ngiye kubisobanura nko mu mwuka noneho mbereke uko ibintu biteye, kuko nkimara kumva ibintu umuntu wahise unzamo ninde Charlie Kirk muri Amerika. Uko byagenze ubushize mwarabibonye, ngiye kubibereka noneho turebe ukuntu tujya mu bubyutse. Ndababwira ngo you have to ascend. Niyo mpamvu ngiye nkubwira nti abantu bose bashobora kubasenga n'Imana itari nyayo batabyumva batabizi, kuko ibintu byose biba muri nosi byose bigenda bihuza na bwa buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Cyane cyane hari ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma, hari n'ubuhanuzi bw'inkone ebyiri. Ngiye kukwereka uko ibintu bimeze, ngiye ibintu nkambifatira mu ishusho y'ubuhanuzi nkuko ngira ubwite yabibwira ati ntiyagira ikimbaho ntimuzarire. Reka nkwereke ukuntu ibintu biteye noneho abantu batangire basobanukirwe, kuko byanze bikunze niba ubuhanuzi Imana yarabugennye niko bugomba kumera. Iyo ubwitambitse byanze bikunze buraguhitana, niko bimeze. Reka rero nkwereke ibi bintu noneho nawe tangire ugira ishusho y'uko ibintu bimeze. Ibyo bindi byo ku mubiri yego nibyo ku mubiri uko bimeze, abisobanura uko ku mubiri bafite uburenganzira bwo gusobanura ku mubiri kubera ko baracyari mu mubiri, ariko iyo birebe mu mwuka uko ibintu bimeze. Nahise mbona Charlie Kirk uko byagenze, reka mbikwereke ahandi hasigaye uko iminsi izagenda yicuma niko ibintu bizagenda byifungura. Noneho ubwo buhanuzi n'ababuguyemo bagende bamenyekana icyo bazize n'ukuntu byagenze. Reka nkwereke ibyo buhanuzi rero, nkwereke ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma Mark of the Beast, nkwereke n'ubuhanuzi bw'inkone ebyiri, uko abasore bo muko ari babiri bazize ubuhanuzi. Abantu bakagira ngo wenda ni iby'umubiri kuko bareba ku mubiri nyine, benshi barakibere mu by'umubiri. Ariyo mpamvu babwira nti muve mu isi, muze mu mwuka, mubirebesha amaso y'umwuka aho kubirebesha amaso y'umubiri. Nibwo musobanukirwa neza mu kumva ibintu uko bimeze. Nubwo nge ntavuga nti abantu babujije kubirebera mu mubiri kubera ko batari bajya mu mwuka, bafite uburenganzira bwo kurebera uko bimeze. Ariko nizera neza ko tumaze gusobanukirwa
iby'umwuka nibwo noneho n'abantu baba batakirira nk'uko iyi ndirimbo bivuga, kuko ubibonesha amaso y'umwuka ntagurira, kubera ko ibyanze bikunze Imana yabyanditse kera na kare, bigomba kuba rero ntago wabibuza. Nk'uko maze kubikubwira rero, hano dufite Amerika, USA, tukagira na Israel. Abo bombi bafite umugambi wo kujya hehe? Kuri mark of the beast. Hano hagati rero hajemo Charlie Kirk arabyitambika. Amaze kubyitambika byagenze gute? Bamukuyemo. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu uko ari bibiri bifite umugambi wo kugera kuri mark of the beast, imwe bazaha abantu bose. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uzabyitambika bazamukubita hasi, ari byo ubona na za Iran ziri kuzira. Niyo haziramo za Iran n'ibindi bihugu nk'ibyo ngibyo. Noneho tujye ku Rwanda. Hano ufite u Rwanda. U Rwanda narwo rushaka kujya muri bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri, the two sticks. U Rwanda ruzaba imbarutso ya bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Ni ukuvuga ngo uri Karasira ukazamo hano, cyangwa se ba Kizito, cyangwa se ba Ben Rutabana, hano byanze bikunze bwa buhanuzi uhura nabwo. Ubuhanuzi uhura nabwo. Ni ibi ngibi biri kuba rero abantu ntibamenye ibyo ari byo, kubera ko hari ubuhanuzi u Rwanda rugomba kuba imbarutso mu buryo buzatuma ubwoko bw'Imana bwo muri Afurika bwose bumenyekana, bwa bwoko 10 bwabuze, mu buryo ntashaka kubyinjiramo uyu munsi. None urumva ko iyo uje muri ubu buhanuzi kugira ngo ubere intambamyi, wa mugani w'abashinga ntahe, buraguhitana, kubera ko utamenye icyo uri kurwana nacyo. Kuko abenshi, yaba Charlie ku ruhande rwa Amerika, yaba na Karasira na ba Kizito ku ruhande rw'u Rwanda, bose urabona barwanaga n'ubuhanuzi, batazi ubuhanuzi bari kurwana nabwo. Niyo mpamvu ibi ngibi byabaye. Noneho kubera ko abantu nyine babirebera mu marangamutima cyangwa se mu myumvire y'umubiri nyine uko bigaragara, n'ibindi byagiye biba, bagahita noneho ubu babikwiza hirya, kubera ku mubiri atari mu mwuka. Ariko ku mwuka ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu bintu nk'ibi ngibi, arimo natangiye nkubwira ngo biragoye kumenyekana cyane, ari impamvu umuntu agenda gahoro gahoro avuga ati okay, ubuhanuzi ko bugenda buza, noneho bumaze kwinjiramo neza, ukinjiramo neza, utumva ibintu by'ubuhanuzi byanze bikunze ni uko bigenda uhura nabyo, kubera ko bwa buhanuzi byanze bikunze bugomba gusoza. Kandi rero aba nabo bagomba kubaho, kuko batabayeho ntabwo ubuhanuzi none bwasoza nyine. Niho rero ipfundo rikomerera benshi, noneho ntibabyumve neza, kubera ko bazana amarangamutima, ariko ni ibintu bizageza ku musozo byose bigaragaye, kubera ko bizatuma bwa buhanuzi buba nyine noneho ikibi gisimburwa n'icyiza, umucyo uganze, urumuri ruganze umwijima. Niho bigana n'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri buri kwipfundura, kandi buri kugenda bugera ku musozo, akaba ari bwo noneho bizasobanuka neza, abantu bose bagatangira gukanguka bakareba it worth it. Okay? Nuko bimeze rero, nabirekera aho ngaho. Ubundi uko imizagenda yicuma bizagenda bigaragara umuntu wese byanze bikunze, noneho abantu batangiye kubibonesha y'amaso y'umwuka, kubibonesha amaso y'umubiri.